ati rero ndi muri entena rimwe musaza wanjye yaransuye kuko bavukaga ari babiri yari we mukuru musaza we aza kumusura amubwira ati uzi ibintu bisigaye bibera iwacu mushiki wanjye ati ni ibiki ati uri wazi wa mushoferi watwaraga papa ati yego ati uri wa mushoferi noneho we na mama basigaye bafitanye umubano uteye ubwoba ati ndi kubireba agahinda kakanyica ndi kubireba bikancanga ati se bimeze ati aho bageze no ku rwego rw'uko hari ukuntu bataha cyangwa se muri weekend birirwana bari mu cyumba hanyuma noneho haje gucaho iminsi wa mujene ntakimubona nyuma njya kubona mbona agize gute mbona arampamagaye ati umwana w'umuhungu ngiye kumva numva arambwiye ati naragukunze ngiye guhera kera buriya ati nuko najyaga na disturbinga ku masomo yawe ati buriya naragukunze ati nakurebaga nkavuga ati kweri ati niwe wanjye ati noneho ati biriya wabonaga na mama wawe ati ntugire ikibazo ati ngiye nakora twaga turi kumwe ati buriya ntago byabaga ari neza sinamukundaga ati biriya byari biraho ati sinanubwo nigeze ndyamana nawe rwose ati kandi rwose ntugire ikibazo na kimwe ati umuftipe umukobwa arabizi yuko mama wiwe arwaye HIV igihe kinini yagiye amubona ari kumwe n'uriya musore bikingiranye mu cyumba igihe kinini yamubona agasohotse n'agakabutura n'agasengeri igihe kinini atangiye kumubwira ati reka njyewe rwose ntugire ikibazo ntugire noma namba nta nubwo nigeze ndyamana na mama wawe ati ubu byaranshanze cyo nakora ati naze kumuhakanira ndamubwira ati nzabitekerezaho ariko nanone mfite ibibazo bibiri yaba yararyamanye na mama akamwanduza sida eske yaba ashaka kwihimura kuri mama wenda hari ibyo bapfuye cyangwa se ashaka kumwihimura wenda yaramwanduje sida ati rero n'amahoro y'Imana ndizera ko mumeze neza 5 ariko noneho uyu munsi inkuru dufite noneho iteye agahinda ku buryo bukomeye cyane iteye agahinda kabisa ariko mureke tuanze tuyumva hanyuma icyo njya mbasaba no kujya muri comment hanyuma noneho tukagira iki tukagira ikintu tugira inama aho abantu baba bagize gute baba badukeneye kugira ngo tugire icyo tubafasha rero uyu mwana w'umukobwa avuga yuko papa wiwe yapfuye mu mwaka wa 2000 ariko apfa akiri mutoya ariko papa wiwe akaba yarapfuye azize impanuka papa wiwe yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali cyane yari umucuruzi ukomeye nabonye avuga n'amazina mbona ndayaza ariko sinzi neza nimba ari bo uwo nkeka ariko nabonye ari amazina azwi singomwa ngo tuyavuge aza gupfa rero yishwe n'impanuka ariko noneho impanuka imwica yari afite n'ikibazo cy'ubugando cyangwa se yararwaye HIV cyangwa se yararwaye sida rero nkuko kwitaba Imana urumva ko yapfuye akiri mutoya hanyuma noneho umusaza baje kumushyingura birarangira biva mu nzira ariko noneho umwana yaje kugenda akura aza kujya kwiga muri internet rero ndi muri internet rimwe musaza wanjye yaransuye kuko bavukaga ari babiri yari we mukuru musaza we aza kumusura amubwira ati uzi ibintu bisigaye bibera iwacu mushiki wanjye ati ni ibiki ati uri wazi wa mushoferi watwaraga papa ati yego ati uri wa mushoferi noneho we na mama basigaye bafitanye umubano uteye ubwoba ati ndi kubireba agahinda kakanyica ndi kubireba bikancanga ati se bimeze ati aho bageze no ku rwego rw'uko hari ukuntu bataha cyangwa se muri weekend birirwana bari mu cyumba cya papa aho papa yararaga urumva agahinda kabaga banza abagabo iyo bavuye mu buzima kenshi hari ibintu bihinduka cyangwa se abashakanye umwe yagiye hari ibintu bitangira kudogera ariko cases nyinshi ngiye nagiye mbona zigenda zigaruka cyane ku bagore hanyuma rero uyu mwana w'umukobwa rero byaramubabaje aravuga ati ntabwo bishoboka mama ntabwo ashobora gukora ibyo bintu aravuga ati reka nkomeze nkarume ishuri ryanjye nige hanyuma ibindi nzabimenye ntashye ngiye mu rugo ati rero naje gutaha muri vacances ngeze mu rugo noneho kuko nsanga ibyo uyu mujene cyangwa se uyu murumuna wanjye yambwiraga nibyo 100% nsanga kuko mama yari isanzuye yirirwa sohoka iki byose ariko nanze kwirwa mbimubwira kubera yuko navuga ati nshaka kwimubwira nkaba nsa nk'umwivangiye mu buzima cyangwa se nkaba nshaka kumuyobora uko nshaka cyane yuko nayo nkiri no muto ndi muri tronkome ati numvaga yuko icyo nshobora kumubwira ashobora kugira gute ashobora kugica amazi ariko byarambabaje ndavuga nti nta mpamvu yo kugira ngo nkomplike ubuzima nsubira ku ishuri ariko none naje kugaruka nyuma ngarutse mu kindi kiruhuko nza gusanga noneho
bari hehe, bari mu cyumba. Mbese nyine umuhungu yabaye nk'iki, yabaye nk'umugabo mu rugo, atangiye kuba amategeko n'iki. Ni kwa kundi rero nagiye mbwira mama ndamubwira ati ibi bintu biri very too much, ntago ari byo, ibi bintu ngiye biri kumbangamira. Hanyuma nyina ngo yamubwiye nabi cyane, amubwiye ati wakana we ntukanyinjirire muzima, ibi ntago bikureba. Icyambere rero nuko wiga ukarya ukambara ukaryama, nta kindi, ibindi ntago bikureba. Ati rero uyu nguyu ntacyo atwaye kuba ari hano, ntago adarahurara, ntago donc aramutonganya ku buryo bukomeye. Umwana biramubabaza cyane, aravuga ati ntaribi. Nyuma rero yaje gukomeza arapushinga amashuri ye, ariko mama akiri kumwe n'uwo musore. Ariko nkimara kuvugana na mama ari amagambo batangiye kugenda basa nk'abagabanya, ukabona relationship ntago bakibonana cyane. Sinzi nimba barabikoraga mu bundi buryo atari ku buryo umuhungu yikuraga mu rugo, byatangiye kugabanyuka. Ati rero naje kuranya secondaire bakira hari ku muhungu njya mubona ariko atakiza nka mbere. Ati bibaho ngaho nza kugira n'amahirwe mbona akazi ko gukora, ndagafanya gake gake. Ati hanyuma noneho haje gucaho iminsi wa mujene ntakimubona, nyuma njya kubona mbona agize gute, mbona ampamagaye. Ati noneho ndagira ngo duhure tuganire umutipe. Ndavuga ati nta kibazo ndahari. Ariko nge numvaga ko ngiye guhura nawe agiye kuvuga ati ngusabye imbabazi wenda izibyo wabonaga na mama, wenda ntago ari byo. Nyine kwa kundi genda uvuga ati wenda ushaka gusanga umuntu hari ikintu cyagize gute, hari ikintu kiri kumukomaga ku mutima, wenda ashaka kumbwira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari uburyo yampemukiyemo. Ati ngeze rero natunguwe no gusanga umwana w'umuhungu rwose ibintu yabiteguye, yabisize ku rundi rwego, ubona yuko ari ibintu biraza kuba ari byiza cyane. Ati ndicara ndavuga ati imbabazi rwose ziri very too much. Ati umwana w'umuhungu ngiye kumva numva arambwiye ati naragukunze. Ngiye guhera kera buriya, ati nuko najyaga na disturbinga ku masomo yawe. Ati buriya naragukunze, ati nakurebaga nkavuga ati kweri ati ni wowe wanjye. Ati noneho ati biriya wabonaga na mama wawe, ati ntugire ikibazo, ati ngiye nakuriya twaga turi kumwe. Ati buriya ntago byabaga ari neza, sinamukundaga. Ati biriya biri aho, sinanubwo nigeze ndyamana nawe rwose. Ati kandi rwose ntugire ikibazo na kimwe. Ati umukobwa arabizi yuko mama wiwe arwaye HIV. Igihe kinini yagiye amubona ari kumwe n'uriya musore bikingiranye mu cyumba. Igihe kinini yamubona agasohotse n'agakabutura n'agasengeri. Igihe kinini atangiye kumubwira ati reka njyewe rwose ntugire ikibazo, ntugire noma namba, nta nubwo nigeze ndyamana na mama wawe. Umwana w'umukobwa biramucanze. Turufu noneho zibaye ebyiri, bwana na seti. Mukecuru noneho abaye seti. Umukobwa ati ntago ibyo bintu uri kumbwira nabyizera. Atari kuba umukobwa noneho akagiramo ikindi kintu cya confuse. Avuga yuko uwo mwana w'umuhungu ngo ntago ari umusore mubi, ngo namurebye nyine yarebye aravuga ati nanjye nari kuzagwamo ubu none namaze no gukura hani fresh. Ati nanjye mu by'ukuri numvaga karimo na mbere nanamubonaga na mama nkumva agashyari n'iki. Ati noneho ubu ngubu ndimo ndumva noneho arimo arambwira ati ntago yigize aryamana na mama. Ati ndabizi neza ko mama arwaye sida. Ati uyu nawe bashobora kuba baramwanduje. Ese ashobora kuba aje kwihimura cyangwa se aje kugira gute ahangana na mama. Ati ibi ngibi byose byancanze rero. Ati umusore ntago ari mubi, ati nagwamo rwose, numva nanjye mbere namukundaga. Ati ahubwo byambabaje no kuba yari kumwe na mama. Ati ariko nanone kuko ngo umustipa ageze mu myaka 33, uyu mwana w'umukobwa afite imyaka 24. Ati rero ati ubu byarancanze icyo nakora. Ati naza kumuhakanira ndamubwira ati nzabitekerezaho, ariko nanone mfite ibibazo bibiri. Yaba yararyamanye na mama akamwanduza sida, eske yaba ashaka kwihimura kuri mama wenda hari ibyo bapfuye, cyangwa se ashaka kumwihimura wenda yaramwanduje sida. Ati rero mfite ikibazo. Ati nemerere uyu muntu cyangwa si mwemerere. Nemerera uyu muntu amarangamutima yawe yiwe cyangwa se y'ukuntu yibayo turi ko yareba, turi kureba muri cadre ebyiri. Nawe ni umuntu ashobora gukunda, ashobora gukundwa, whatever, ariko noneho umuntu ugiye kumukunda yahoze ari umugabo wa mama. Nkuko twabyumvishe mu nkuru, hari uburyo ki bari bafitanye relationship kandi zinarenze, zitari zazindi zo kuvuga ati umuntu ni umuntu dusanganywe cyangwa se ni mabuja. Niwe banajyanaga mu cyumba n'iki. None se icyo cyumba babaga bagiye kugikoramo iki nimba batararyamanye? So njyewe akenshi ninjye utangira inama yanjye ya mbere ikomeye cyane, wa mwana w'umukobwa we, uramenye ntuzabone ishitamba ngo ute n'urwara wambaye. Ibi bintu bisubiremo, ntuzabona ishitamba ngo ute n'urwara ugize gute wari wambaye, kubera yuko
wowe ubwawe urabizi imyaka iciyemo uyu musore ari kumwe na mama wawe. Wabwiye mama wawe umubwira suggesting, umubwira ikintu utekereza ku mubano w'umuhungu nawe, ikintu yakubwiye urakibuka? Yakubwiye kwiga, akubwira ko ugomba kurya, ukambara, ukaryama. Ibindi biri behind aho, ibindi biri out of that business, ntagari business zawe. Hanyuma wowe urabadutse ngo nari uravuze uti ngo nanjye ngo nabonaga ngo sinzi. Icyambere, uyu mwana w'umuhungu ashobora kuba kubera yuko simamya ko icyo cyumba bakijyagamo bagiye mu masengesho, kereka niba ari cy'amasengesho nkaba nabyumvishe nabi, ni icyumba mama wawe yararagamo na papa wawe akiriho. Yego cyangwa si byo? Nibyo. Bajyagamo kumaramo iki? Ntabyuzi. Abantu babiri bari b'ibitsina bitandukanye, igitsina gore n'igitsina gabo, bagiye mu cyumba mu buryo buri private. Hanyuma noneho barongeye barasohotse. Bibaye for the first time, second time, third time. Ukwezi kurashize, umwaka, 2, 3, 4, 5. Bajyaga kumaramo iki? Question mark. Tangira ushyira ubwenge ku gihe, wihumwa cyangwa se ngo ibintu by'amarangamutima ngo umuntu ngo nije yango nigaye ngo niki, utangira urebera ibintu muri cadre tariyo kandi ibintu byaragaragaraga neza. Icya kabiri, uyu mwana w'umuhungu ashobora kuba kuko yarahuye na mama wawe bakaryamana. Buriya umuntu ni mugari my friend, akenshi n'umuntu urishisha iyo sura yiwe na body yiwe cyangwa se n'ukuntu ari physical, akenshi ni cyangwa icyo barishisha. Hari igihe avuga ati uyu muvuna muheto w'umugore kuba yaranjyanye mu izi ngeso cyangwa twarahuye gutya, yashakaga yuko cyangwa se yashaka kunyanduza sida. Ati rero nanjye sundi umutipa mubi, kari agakobwa kiwe narakabonye nakasama karaho cyangwa se ntikaramenya nawe gwana muri ntabwo karisobanukirwa neza. Wagenda nanjye nkabanza kwanza nkagenda nkagira gute, nkakoroza, nkaba mpimye nkaba mpimye nyina. Icyo kintu turi kukijyanaho. Wagenda nkagira gute, nkamworoza, nkabagize gute, nkaba mpimye nyina. Izo case twagiye tuzumva inshuro nyinshi z'abasore babayeho gutyo kubera yuko yandujwe na runaka, akumva yuko n'umuryango we agomba kugira gute kuhemukira, even if ubivuye no ku muryango bikajya no ku gasozi, ugasanga umuntu yamaze abantu abanduza icyorezo kandi abize karwaye. Icyo ngicyo ni icya kabiri. Icya gatatu, biranashoboka ko wenda agukunda ariko uretse ko nta n'urukundo njye mbona aho ngaho biherera, nta n'iby'inkundo birimo. Ibi bintu harimo ibintu bibiri, ni ubugome. Urumva arashaka kugira gute, arashaka kukugerera mu kebo nk'ako mama wawe yagize gute, yamugereyemo. Rero be carefully and think twice, kubera yuko nukora ikosa gatoya kidogo urimo kuzana ibintu by'imiteto n'iki byose. Ahangaha haracyari abajeni benshi hanze, uracyari mutoya, uracyafite kariyeri ugomba kubaka, even na secondaire wize ntabwo ihagije kugira ngo ube wakomeza gutayanzwe. Imyaka 24 ufite ntabwo ari imyaka myinshi, wakora n'ibindi birenzeho, ukaba ufite ibindi bintu uri gukora aho kugira ngo ujye kugira gute, ujye kwiyahura mu bisasu bibona. Uramenye ndakwihanangirije, uramenye uzapfa ahandi, uzapfira ahandi. Ndabizi ko n'abantu muri comment baraza katubwira, ariko irwo ngurwo rwose nuruca abana kwa kundi wumva ngo padiri arasoma misa ya mbere kandi misa ya mbere iraba, kandi ishobora kuba padiri atarasoma misa, ntabwo bishoboka. Ibyo ngibyo rero nuruca abana. Uramenye, sigaho.